kuko naho bundi ni umva abantu benshi baba baratakaje ubusugi. Nukubera iki? Ubona ari iki ari iyihe mpamvu biteye? Icyambere nkasije twigeze kuganiraho ubushize. Abagabo y'abagabo. Tubye nyine batuma utabisugi. N'abasore bari hanze nabo bavuga ati ngombe bigende gutya ubundi nta tuzabana n'undi ko tuzabana sundi bibikende. Alright, reka twongere tubaha ikaze kuri Sindi TV. Ni Princess Diana nk'ibisanzwe, hanyuma kugira ngo dukomeze kubana musanzwe mubibona tubaha ibiganiro byiza. Hari n'ikiganiro cyo twabahaye n'ubundi cyumwe mu bantu turi kuganira hano. Nongeye namugaruye kubera ko abantu bose uyu mukobwa mutugarurire nongeye namugaruye. Reka rero mite ntangira muha ikaze kuri Sindi TV. Ikaze Dorcas. Mukoze cyane. Umaze kumenyera rwose televiziyo yacu. Hanyuma rero wari umeze ute mu buzima busanzwe? Ndameze neza na cyose. Uraho comment z'abantu wazibonye gute? Nta kibazo gusa nyine ntabwo byabura abacana intege ariko nta kibazo. Gusa hari nabo nabonye bari kumaduka kabisa. Abakobwa bameze nka kuriya. Uyu munsi rero tugiye kongera kuganira ku yindi sujet ivuga ngo ese muri kino gihe amasugi aracyabaho? Muri kino gihe cyari kamubwire rero nabangiye kubeshya nk'ubwiga amasugi aracyabaho. Nukuri amasugi nagakibaho uko mbyumva pe. Urabona turi muri viziyo. Turi muri viziyo pe. Rero viziyo turi mu ntuyigeranye n'1980. 1980 cyangwa na 70 gutyo 50. Wasangaga n'umugabo ajya gukwa umugore ariko batanaziranye. Ugasanga nyine umugore ajaje yikubise mu rugo bataziranye n'umugore nta muntu n'umwe yabonanye nawe. Akiri isugi. Ariko kugeza iki gihe aho imyaka igeze sinzi ko umuntu ukiri isugi pe. Bivuze ngo nta muntu ukiri isugi, bivuze ngo nuwo turi kumwe hano si. Ngende isugi. Kandi bivuze ko nta muntu ukiri isugi kibaho. Bivuze ngo nawe nturiye. Ariko cyane ngewe sindi nayo da. Ntago ndisugira ate ngewe ndubu mama ndubatse. Okay. Ako kantu bongeyeho burasi tubizi neza nimba ari byo ariko ubwo ni. Hanyuma kubera iki ushingira ngo amasugi ntabaho? No kubera ngo turi muri vision biki ariko nyamaze bura hari abantu bashobora kuba bakifa bacyariko kuko naho bundi ni umva abantu benshi baba baratakaje ubusugi. Nukubera iki? Ubona ari iki ari iyihe mpamvu biteye? Icyambere nkasije twigeze kuganiraho ubushize. Abagabo y'abagabo. Tubye nyine batuma utabisugi. N'abasore bari hanze nabo bavuga ati ngombe bigende gutya ubundi nta tuzabana n'undi ko tuzabana sundi bibikende. Ariko hari ikintu ngiye ntajya nibaza ntajya nemeramo neza. Umusore ukundanye n'umusore mutangiye kujya muryamana. Ubu ufite icyizere kingana gute ko uwo musore azakugira umugore yaramajije kukubona? Ubundi se nubwo yakubona mugatandukana n'uwashaka undi nawe mukaryamana gutyo. Biterwa n'uwari niki. Hari umuntu ubudahirwa mu rukundo akagira uyu nguyu. Iyo udahirwa mu rukundo nawe urabona kudahirwa mu rukundo. Ese niba ukundanye n'abantu umwe babiri batatu bose mushwana ariko mwaryamanye nawe ubwo ugera aho ngaho ukisobanukirwa. Ukavuga ati se ubundi ubundi mu biki abantu bose batatu bane batanu bagiye bacaho bose twararyamanye kandi bose banyizeza ko tuzabana. Ubwo nawe urisobanukirwa ukamenya aho uzajya ugarukira. Sinumva se byaba biteje ikibazo, ahubwo sinumva ibyiza ari ukuba umuntu yakwifata akazashaka umugabo akiriyo. Sinzi ko byakunda ko wakifata. Imba rega niba ukundanye n'umuntu mukundanye ni nyine gukundana se bivuga kurya. Hari igihe nyine umufitiye feelings nyinshi noneho ewana yajya navuga ati yes sinzi gusa ntago bishoboka. Oya bisobanure neza abantu badukurikiye bari impamvu n'inzobere bararana uko hari igihe nyine umufitiye feelings ukumva nyine
feelings noneho z'iki gihe urumva bakera impamvu babaga ari n'isugi nuko batanahuraga byibura ngo babe bafitanye ibiganiro byinshi umwe gukoreho n'undi gukoreho ariko ubu ngubu musigaye mubonana igihe kinini ubwo ntabwo mwabonana igihe kinini ngo mubure kuba mwaryamaze uravuze ngo ntago mwabonana cyane ngo mubure kuba mwaryamana nese kubonana bikurura ibyo ngibyo cyangwa ubwo n'uburara bw'abakobwa b'iki gihe n'abasore ntago ari uburara ahubwo nawe sereka mubwira ubundi hari igihe wajya kuba uri kumwe mwese turi kumwe ndi kumwe nawe uri umusore sibyo singukunda kuko tubana igihe kinini kandi singukunda nese uzankoraho ngo ibyo bintu bibi ariko ubwo ko dukundana nunkoraho tukavugana amagambo meza mbese nkumva nyitayeho kurusha abandi ibyo bintu bizaba sinikireza ko ndumva havamo nk'ingaruka kuko urumva kujya muri ibyo bintu nimba ukundanye n'umuntu umwaka umwe ibiri ashaka kuvamo ingaruka z'uko yagutera inda wenda murayapanga mwese murapanga igihe cyo kuzabana urumva utaba wiciye nk'ubuzima nta buzima waba wishe ntabwo rwose cyane ko uba waramuhaye umukunzi yego ubwo rero nta n'icyo kwicuza kirimo kuba waramukunze ngiye hari abantu nzi bicuza hari abantu nzi bagakundana bakajya muri iyo mico ugasanga bateranya amada umusore ahise amwanga kandi yamukunda icyo gihe nyine wari umusore wa fake nawe nyine ugomba kumenya neza ukabanza ntago ari ngombwa ngo ukundane n'umuhungu nibigera igihe cyo kuryamana mute muryamana ntago ari ngombwa ariko umushaka nko kuba mumenyeranye mumaranye igihe ukabona nyine ko nawe ari future husband ubwo nyine ukavuga ati wabibona gute se ko ari future husband icyo gihe nyine ukuntu wabibona biterwa nuko wowe umubona ameze hari igihe aba afite nk'imico ukabona iyo mico utazayihanganira ukabona ntabwo byakunda ubundi buriwe uyu muntu mubana kenshi ugenda umwigaho gahoro gahoro uri kumwigaho rero ukabona ntabwo byavamo nawe uravuga ati nawe nyine utajya kugenda gake ukamwihorera aho kwibona ko bizavamo nyine ese ubundi ubona kwifata kuri kino gihe muri bino bihe byoroha ubibona gute kwifata rero muri kino gihe ntabwo byakoroha cyane uko mbitekereza kubera iki reka sobanurira abadukurikiye neza koko ubibumvishe impamvu kwifata bitakoroha muri kino gihe urumva byaterwa n'umuntu uwo ari we biterwa nyine n'umuntu ukuntu aba ameze ubwe gute impamvu rero umuntu atakifata hanze hari ibishuko byinshi cyane hari n'abagabo beza n'abasore beza nawe ubwawe hari umuntu ushobora kubona ukamukunda kandi we atanagukunda ukamwizirika ukavuga ati uriya muntu ntaribi nubwo namubyaraho umwana ariko mwigendera ibyo byo ntabyo narinzi ngo iki ukizirika ku muntu ukavuga ati ngiye uriya musore wenda tugomba kuryamana ese bibaho we mukobwa ushaka kubona umusore ukabona ni mwiza ukabona ni boga ugatekereza ko mwaryamana ukifuza kuba mwaryamana birashoboka yego birashoboka rwose cyane narinzi ko ibyo biba ku bagabo gusa ariko noneho tubonye umukobwa ubitubwira neza ariko ntabwo ari ukuvuga ko njye mbikora ntabwo experience bifitemo ariko nyine ni uko mbitekereza uko bitekereza hanyuma rero reka tugane ku musozo ugira ikintu ubwira urubyiruko abana b'abakobwa cyane cyane badukurikiye abana b'abakobwa rero inama nabagira nuko ahubwo bakirinda ibishuko biri hanze ahangaha ibishuko biri hano hanze ni byinshi byanatuma uta umurongo wari urimo ahubwo icyo inama nabagira birinde ibishuko turi kugana ku musozo gira ikintu ubwira urubyiruko rudukurikiye cyane cyane abana b'abakobwa ikintu nabwira abana b'abakobwa nuko bakirinda ibishuko
bagakura amaboko mu mufuka bagakora hanze hari ibishuko byinshi cyane byatuma umuntu ata umurongo ariko bakura amaboko mu mufuka biteza imbere bumve ko nyine nta kintu na kimwe byo kubabwira ngo barashukisha amafaranga barabagira ibiki n'ibiki babireke okay sawa rero Dorcas, tugushimire kuba wemeye kugaruka. Okay, thank you.